No. Bitazani washa. Ya baba, ya kubasha musaza. Karibu. Ariko buri umuntu amukoze uraryavumwa pastor umwana byinshi. Ya unareke twatwoherejwe n'Imana. We muhoze ndi kubona hano iminsi yarababanye mbibi. Mwebwe ndi kubona mukene nk'amafaranga. Wabirebye wabibonye nareretse. Nitonde bana batoya mbazaniye proje. Uko shaka dogo ko burerete. Wangeza gisata inyuma. Yego mubyeyi. Wabwa amafaranga wayakoze. Cye wamba makuta, wamba amafaranga. Nashinga uruganda rw'ibitutsi. Kiwerewere. Wowe wanashinga uruganda rw'ibitutsi koko. Niyo proje ubonye. Mubyeyi, yego nashinga pe. Sikona bwo mufite. Ngo turebye tu hano ngo twabuze amafaranga uri kuvuga ngo washinga uruganda rw'ibitutsi ngo tushike bivuga bitumarira. None Ntabwo mufite. Wowe ndi kumva proje wakora ntayumvishe. Wowe se wabwa amafaranga yakoze. Anje pasteur mbonya mu mafaranga. Aho kubibona ndi mwana w'Imana. Ngo nguke. Narashishoje. Mesia yakure mu ikanzu. Ari umwana w'Imana. Yesu kuri kubona aho umwana w'Imana yakure mu ikanzu imwe. Abamareka kandi basa n'ari abakozi bayo. Atari abakene ahubwo wampa amafaranga naje gutanga ubufasha mu ijuru. Ufashanya mu ijuru yo proje yawe. Yego nyine nkagurira abamarayika amakanzu. Ariko iki si igicucu. Twagiye nabyumvye ngurira abana kamakanzu. Wowe wabwa amafaranga wayakoze iki proje irimo umutwe gwa cyo wakora ni iki? Uri kureba bose. Jewe mu buzima bwanjye ngo ndaga ibyo kurya. Ibintu byo suko abana bose bavuze bino bwa magambo. Gogi. Ndano umuntu wabonye ufite mu bwenge. Jewe bose. Hano mwikarti yacu nje mfite n'ubwenge. Yamba ngago makuta bose nawe rukubyumva inzara yanarateye bose. Nafata mamire gamwe. Ese muzi isoko ya Rubaya? What? Isoko ya Rubaya murayizi? Vuge byawe. Isoko ngiye kuvuga. Turayizi kandi ntandangarire marubaye. Umva ngo ubyire isoko ya Rubaya harando baterekaga ibisheke. What? Ando ari ibisheke bose. Nawe uyo hageze umvaga n'inzara iteye. Hayemite ni. Banzi ibisheke nahari banza amavoka. Abagaro n'amavoka g'umukara. Nagenda ngafata amakuta gamwe amamile. Ngagura igisheke kimwe. Agandi ngayagura ivoka. Nduma ku gisheke, nduma no kuvoka. Wowe basaba kumukara. Yawe ninyera zarakumeye wowe ufite ubwanwa bwinshi yabuza no kwiyogoshesha. Waguha amafaranga wayakoze ikingira proje yawe. Rero narebye mwaka karere narashishoje neza muri kariti sanga harimo umuntu w'umunyabwenge umwe gusa. Uwo ninde? Agoma milwe kuduhereza ingegara kwa kushikano ka pastere dore kono ka makoti kano kajije ngo kajya igisheke ngo ni nani ngo ni je umva njewe rero ndimuzani muzahaga amafaranga jewe proje yanjye narayirose mukumara kuyirota ndayandika nyitekerezaho proje nakora nukurya umwana na nyina. Bona kiti na vimba kama ya burukani. Na nyina boss na nyina ningo Kumesha narakureba nkabona usa n'wananywa n'inzoga wowe. Narakureba nkabona usa n'wananywa n'inzoga. nararahiye imbere ya pasteur wombatisha ndahira muri Yorodani mu mazi imbere y'abizera imbere y'abadiyakoni nziyandurisha inzoga n'itabi gusabyo nzajya umwana na nyina ibyo byo ntago nabirahiriye. Uhakanye kutanywa inzoga n'itabi kutabyandurisha. Tubaze umugore wawe nabyemera. Kwakura umugore ibyo biroroshye cyane reka mwiyakurire. Mama Kaburike kitomate cyangwa mama Kaburike ngwino vayo amafaranga tuyabone tuyakore. Naje mutware naje. Vayo amamile hano amamile gaje Madam umugabo wawe umubona gute? Uyu mugabo wanje ni munyangezi. Ari umumarasiyo twabagenda. Uri
kunyongorera urwishisha ukanyongorera hari uyobe ko ntabwo bwawe nukuvuze kaburaga amagambo gose uyura kuyakura nukumaze guhura n'abagabo benshi kandi nagusohoje waritukuje amaguru ari inzobe mu maso uri inzobe warabaye kazungu ariko iyo zitaba inzoga ntabwo mba nakuguyeho wakandare ni guca ukuntu parabitse tubaze pasiteri wakubatije pasiteri ni umugabo mubona gute uyu mugabo kuri kumureba asengewe yakivugira amena pastor Mu izina rya Yesu. amen vugira kandi nakure cyane imana itakura umuntu cya pasiteri ndamupfapfa uhinduka pe kandi ingeso ipfa nyiraho yapfuye arangije umwaka muri gereza bitewe no gucuruza ibiyobyabwenge kapurika waba binteye ejo bundi ntabwo mwamutenze ngo yasambanye nawe ntabwo kakwiyandurisha inzoga n'itabi ko kanywa ibiro nukuvuze ko nari mfite inzozi zo kuba umukire kandi ko nari ufite inzozi zo kumparabika ahubwo ngize n'amahirwe ni kundi twenda twawe wadufuze izuba rije kurenga wamviriye mu rugo wahuheye kusaidia maskini ni kumwongezea mafikiri. Ndikubona mwese umuntu abashoyemo ariko gushora mu yara nta mutindukiraga nta matuta nkahabwa. si wowe tumije tutabona kana mavuta jewe sibike ni wowe bizanye ubwo wajya umwana na nyina ubwo si wowe biteye ubwo si kutabivuga ibyo bishekana kwa bibuze nyanga amavoka nabonye amavuta yo kubigura ngo abamarayika mu ijuru abamarayika mu ijuru ni wowe biteye mundeke n'ubundi ntamu urebye amafaranga ni nkaho twagwanye rero kunyura inyuma umva mwitonda ahubwo njye ndi kubona ino karite yacu twese tuzapfa turi abatindi amafaranga ntacu bwatumarira kuko nta bwenge dufite Ni ikiwerewere walahi.